tugiye kugira ibihe byiza kandi Imana irashaka ko uyu mwanya wunguka mu by'umwuka ubugingo bwawe bugahembuka. Reka tusabe umukozi w'Imana asambuke dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana ryanditse mu Bafilipi igice cya 3, turasoma guhera ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 14. Reka dusome mu izina rya Yesu. Suko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yafatiye. Bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma hasingira ibiri imbere. Ndamaranira kugeraho rutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu wavuye mu ijuru. Twakira ijambo ry'Imana. Amen, amen. Aya magambo nayakunze cyane. Amagambo Pawulo yandikiye Filipi, angahe mu bice bitatu, n'amagambo meza cyane. Pawulo yari umuntu uzi ibyo yinjiyemo ibyo ari byo kandi akabiha agaciro. Amen. Cyangwa ngo uha agaciro ibintu by'Imana, cyangwa guha agaciro umurimo w'Imana, cyangwa guha agaciro kwemera kwawe ufite, kuko ni iby'agaciro. Aya magambo ni amagambo yerekana ko Pawulo yari umuntu uzi ibyo yinjiyemo, akaba ari umuntu uzi ko afite urugendo, akaba yarazi ko hari ibintu byahise biri inyuma ye, ariko akaba azi ko hari n'ibindi biri imbere agomba gusingira. Amen. Ubuzima bugira intego, ubuzima bufite intego, ubuzima bufite icyerekezo, ubuzima bumeze gutyo ntabwo butsindwa. Burya impamvu abantu bajya batsindwa ni ukutagira icyerekezo cy'ubuzima. Dore ukabaho gusa, ukaba kuri iyi si nta cyerekezo. Ukabyuka mu gitondo udafite, utumva ikintu wakorera uwo munsi, ukabaho mu buzima nta kintu ugamije imbere yawe. Ubwo buzima Imana izabundinde. Ikindi burya Satani akora ni kukubuza gutekereza. Burya gutekereza si iby'abanyabwenge gusa. Umuntu wese utari umusazi yagombye gutekereza. Burya uramutse utekereje hari amafuta utajyamo. Tuvuge niba uzi ko uri busimbuke ukagwa mu mazi hasi, ukaba uzi ko nusimbuka ukagwa mu mazi uri burohame, waba wisindutse? Niba uzi ko nufata akagozi ugashyira mu ijosi ukimanika, ukaba uzi ko n'akagozi niba neza nuza kwikubita ikavaho, ukaba uzi ko uri busigare ufashwe n'umugozi mu ijosi, hanyuma amaherezo ugapfa, waba ukibikoze. Satani yigeze akora no kukwiba ubwenge. Imanike, ngaho simbuka, ngaho kora iki ngiki. Ubu ngubu hateye indwara z'ibyorezo. Uzi ko hari nk'umuntu urwaye sida, ukabona mbese yakoze ku buryo mushobora kuba mwasambana. Mu by'ukuri utekereje, rero rwose n'utarwaye sida ntabwo tubyemera nk'abakozi b'Imana. Ariko ndashaka kuvuga mu buryo bw'ubwenge busanzwe. Utekereje uwo muntu wakwemera ko muryamana, uzi ko urwaye sida, ariko akavuga ngo nta kibazo. Donc akarwara sida kandi yari azi ko uwo muntu ayirwaye. Ndi gutanga ingero wenda zikomeye, ariko kugira ngo mwumve ko gutekereza ni ngombwa. Satani aduhisha kureba ingaruka
ziri buvuke nyuma y'icyaha. Donc hari mbere y'icyaha ntabwo Satani atuma uhatinda mu ahubwo mbere y'icyaha Satani niho ashaka yenda ko utekereza ko nta n'ikibazo n'iki byose, ariko ntatuma ureba ukuntu biri bugende nyuma y'icyaha. Burya umuntu ufite ibitekerezo, umuntu utekereza areba hirya, areba kure. Niyo mpamvu abantu bari muri iyi si bazi ubwenge bareba kure bakaba bazajya mu ijuru, kuko bamaze kumenya yuko muri iyi si turi mu rugendo ariko tugana hehe? Tugana mu ijuru. Ariko kugira ngo uzagere mu ijuru ni ukwemera Yesu ugakizwa. Ubwo umuntu utekereza ni umuntu ufite Yesu mu bugingo bwe, kuko avuga ati nditeganirije impanda nivuga cyangwa se ndamutse mvuye mu mubiri nzajya hehe? Nzajya mu ijuru. Gutekereza ni ngombwa. Mujye mubanza mutekereze mbere yo gukora ikintu. Mwe gutekereza mwamaze kugikora, kuko biba byarangiye. Turebe. Mujye mutekereza mbere yo gukora ikintu aho gutekereza nyuma yo kugikora, kuko ntacyo ari ikibazo. Satani atubuza amahirwe yo gutekereza mbere, ahubwo mara kuva mu cyaha cyangwa se izi ngaruka zacyo akaba ari utajya gushyira ubwenge ku gihe, ariko biba byarangiye. Amagambo y'uyu munsi ni amagambo akomeye cyane, ariko kari ka parenthèse nayishyizemo, ariko amagambo y'uyu munsi ni amagambo atubwira mbese yuko mu buzima bwacu hari ibintu bijya byitambika. Umutwe w'amagambo nabivuze ngo ibyitambika mu buzima bwawe cyangwa se ibyitambika mu bugingo bwawe. Ibyitambika ni ibintu byitambika imbere yawe. Tuvuge uri umunyeshuri, imbere yawe uvuga uti niniga nzabona diplome. Ikintu kitambika imbere yawe ni ikintu kikubuza kwiga. Turakikuye mu kintu, sibyo? Tuvuge uri umukozi w'Imana, imbere yawe hakaza ikintu kitambika imbere yawe kikubuza gukora umurimo w'Imana cyangwa se gituma ucika intege. Icyo kintu nakise muri rusange ngo ibintu byitambika. Domo ufite gahunda, ufite icyerekezo, ufite aho ugana, ufite ibyo ushaka kugeraho, ariko hakaboneka ibintu byitambika mu buzima bwawe kugira ngo bikwime amahirwe yo kugera ku byo ushaka kugeraho. Ibintu byitambika hari ingero nyinshi watanga. Hari amakwe ajya apfa, ubukwe bugapangwa neza, hanyuma hakaboneka abantu bitambika kugira ngo ubukwe babwite. Hari aho bishoboka ko babica ubukwe bugapfa ntibube bukibaye, kubera ko hari ibintu byitambitse byabujije ubukwe kubaho. Ibintu byitambika mu buzima bwacu birahari. Ibintu byitambika mu bugingo bwacu, imbere y'ubugingo bwacu cyangwa imbere y'ubuzima bwacu, ibyo bintu birahari. Ibintu byitambika nibyo tugiye kuvugaho uyu munsi. Ibintu byitambika imbere yacu. Reka mbeho urugero. Yesu yaje muri iyi si afite gahunda yo kugira ngo azayivukiremo, hanyuma igihe kigera azapfira abantu. Satani aba yahabonye avuga ati uwamwica akivuka. Donc hari ibintu bijya bishaka kutwisha tukivuka. Hari abantu bajya bashaka kukwica ukivuka, reka mbe ukivuka, cyangwa se mbere yo kugera ku byo ushaka kugeraho. Ibyo bintu ni ibintu byitambika. Satani akora gahunda. Herode yica abana bose ashaka kubwicamo Yesu. Abana b'abahungu barapfa ku myaka 2 gusubiza hasi, Yesu niwe warokotse. Urumva amahirwe dufite rero ibintu byitambika mu buzima bwacu akenshi birafiringa, akenshi ntacyo bigeraho. Niyo mahirwe dufite. Naho abantu bazitambika mu buzima bwawe imbere ngo babwice, bakubuze kugira ku ntego, abo ntibazabura, ariko akenshi barafiringa, ntibabibasha. Satani aragerageza, ariko nawe agafiringa, biramunanira kenshi rwose ntagere ku ntego. Ibintu byitambika imbere y'ubuzima bwacu, ibintu byitambika mu buzima bwacu, kubera ko hari intego umuntu aba afite, ibyo bintu bikitambika.
impamvu hari ibintu byitambika. Impamvu hari ibintu byitambika imbere yacu, imbere yawe n'imbere yanjye, burya ni uko niba abantu bitambika imbere y'ubuzima bwawe, cyangwa se Satani niba yitambika imbere y'ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe, ni uko atinya icyo uzaba cyo, atinya icyo uzaba cyo. Hari abantu bakureba bakavuga bati uyu muntu mumuretse agatera kandi gatambuka, mayindi afite n'impano afite n'ubushobozi afite, nimumureka agatambuka aha hantu azaba ducitse, kuko ni umukozi uteye ubwoba, ntabwo tuzaba tukibashije kumusubiza hasi. Noneho abantu bakaba bakwishyira hamwe bagashaka ku buryo mbese bitambika, bati nyamuneka mukoresha uko ushoboye kose ntatambuka aho hantu, ntatambuka ntabwo tuzamukira. Afite ubwenge, afite imbaraga, afite ibintu n'ibi aturusha, ushaka kumwitambika ye gutambuka aho hantu, kuko batinya icyo uzaba cyo, batinya icyo uzabasha kugeraho mu buzima, batinya success uzabona muri future yawe, mu buzima bwawe. Ibyo batinya ibyo bituma bakora uko bashoboye kugira ngo bagutangirire hafi gushoboka, utarenga aho hantu, kuko nuharenga ntabwo bazagukira. Impamvu rero abantu, reka mvuga abantu, Satani ugenda we ushoreye abo bantu. Impamvu abo bantu bakora ibyo ngibyo ujye uyishimira, burya ni uko utarimbwa. Burya urimbwa ntabwo bakurwanya, ntabwo urimbwa, uri umugabo. Impamvu Satani akurwanya, impamvu Satani akwitaho akurwanya, ni uko uri umugabo. Ni uko avuga ati uyu muntu nimuretse yazaba nk'umukozi w'Imana w'igitangaza, reka nta kuntu mutera nk'icyasha, noneho rero ko naguca intege, cyangwa se reka nawe ukuntu ntambika imbere ye, umubangamire mu mikorere ye, ye kurenga aha hantu, kuko uyu muntu abitsemo impano z'Imana, muretse agatambuka aho hantu ntabwo nazamushobora. Noneho yashaka uburyo yitambika, yakoresha abantu, yakoresha ibyo ashoboye byose akitambika. Uyu munsi twizera ngo ibyitambika mu buzima bwacu, ibyitambika mu bugingo bwacu. Hari ibyitambika mu buzima, hari ibyitambika mu buryo bw'umwuka, ariko byose biba bigamije kugira ngo bikubuze gutera agatambwe, kuko bafite ubwoba, cyangwa se Satani afite ubwoba yuko future yawe yazaba iteye ubwoba. Nubona ko ufite ibyitambika mu buzima bwawe, nubona hari ibyitambika mu bugingo bwawe, uzamenye yuko ni ikimenyetso cy'uko gikomeye, kuko hari ubwoba ibyo bikurwanya bifite uramutse urenze aho hantu. Ariko Imana ishimwe tugaturenga aho hantu, abantu bitambika kuhatambuka mu izina rya Yesu. Satani ntabwo ntaba atagize akitambika ko ugatambuka mu izina rya Yesu. Ntimukangwe n'abitambika imbere yanyu, ntimukangwe n'ibyitambika imbere yanyu, ntimukangwe na Satani bitambika imbere yanyu, muzatambuka. Ni ukuvuga ngo babona ikinyuranyo cy'ibyo bari bategereje, baratsindwa. Satani agatsindwa, kenshi agatsindwa, kuko dufite Yesu nawe ubuducungira hafi kugira ngo dukomeze urugendo. Amen, amen. Abantu baba batubangamira mu buzima no mu bugingo, abo bose Satani ababashoreye. Mu by'ukuri umukozi mukuru w'ibyo byose ni Satani, ntabwo ari abantu. Ariko ikimenyetso cyerekana ko uzaba ukomeye, ikimenyetso cyerekana yuko uri umuntu important, nuko uzagira ibintu bishaka guhagarika, we gukomeza urugendo, we gutera intambwe. Baba batinya nyuma y'icyo kintu, baba batinya mbese ko ukomeje wabatambuka n'ingo bakora ibintu bikomeye. Burya ibyitambika biba bifite ubwoba. Iyo abantu bitambika baba bafite ubwoba, mbese Satani yitambika nawe burya aba afite ubwoba by'ukuntu uzaba uri umuntu ukomeye mu gihe kiri imbere. Kugira ibintu byitambika mu buzima bwawe no mu bugingo bwawe ni ikimenyetso cy'uko ugikomeye, bijya bigukomeza ahubwo. Noneho aya magambo nayakunze cyane, reka none ngasome. Pawulo aravuga ngo ku murongo wa 12 kugeza 14, ngo si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe
maze gutunganywa rwose, ngo ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Ngo bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma nkasingira ibiri imbere. Amen, amen. Aya ni amagambo meza cyane. Ndakurikira, joku, ndiruka, nkirushanwa, atletisme muzi ko na atletisme abantu birukanka. Hari abavuze ngo ndakurikira, ariko ushatse bavuga ndiruka ndakomera. Mbese ubango yari muri course ashaka ngo afate igihembo. None akavuga ati ntabwo ndibwibuke ibiri inyuma, ahubwo ndakurikira kugira ngo nsingire ibiri imbere. Amen, amen. Mugire ubuzima butegenda buhanze amaso inyuma, mugire ubuzima buhanze amaso hehe imbere. Abo tegeza utwaye imodoka kugenda ureba inyuma, ahubwo nabyo yavuze rwose ngo wafashe isuku uhinga ukareba inyuma, wahinga ureba inyuma gute kandi uhinga imbere. Muhanga amaso imbere, mwibagirwe ibigize gute ibiri inyuma. Cyakora icyo wakwibuka kiri inyuma cyo ni igihe wagiye gutsinda. Mfite buryo natanga Dawidi babanje batariko urabona uriya ko wamubaza. Dawidi ababwira ukuntu n'intaru bwawe yazaga akishwanya gusa. Amen. N'inzoka yakabutirazaga nkayica. Ati rero uriya nta mujye mwibuka aho mwagize intsinzi ibafashe guhangana. Iyo rero muri ibi bintu byitambitse, icyo ukora ni uguhangana. Ngo ndakurikira, ndiruka, ndakomeje, ndi kugenda, ntabwo niteye ku byahise, ndi kugenda. Ariko kugira ngo uri umuntu ukijijwe, uhora wibuka ibyaha wabayemo mu mwaka ushize, kuko urugendo bazarushobora. Niba warakoze ibyaha ukihana, urabishaka wiki. Hari ikibazo rero abakristo Satani akora ku buryo agenda kwibutsa ibyaha wakoze. Hari n'abantu bazi kwibukiranya ibyaha bakubonyeho, bahora bibutsa ngo buriya turamuzi mu myaka 10 yakoze icyaha n'iki uriya. Abantu bahora bagitwariza ibyaha byihanwe, nta mpamvu yo kubyibuka, byararangiye. Nuvuga ngo Satani afite intwaro yo kugenda akwibutsa ibyakunaniye, akwibutsa ibyaha. Iyo ntabwo ugomba kwinesha wibagirwa ibyo ngibyo byahise. Amen, amen. Aho ugahanga amaso ibiri imbere, kuko Satani ni umukozi w'umuhanga. Yakwibutsa aho agiye uferinga inyuma igihe cyashize, yakwibutsa ibyo wabayemo, yakwibutsa aho mwakoranye amafuti, yakwibutsa ibyo ngibyo byose. Ntabwo bikuza guprogressa, bikuza kujya imbere. Niba warihanye komeza ujya imbere. Ngo ndakurikira, ndakomeje, ndiruka, kuko hari igihembo ndi kubona imbere yanjye. Ntabwo yitaye ku biri inyuma, ahubwo ari kureba igihembo. Ukwiye kugira ubuzima bureba igihembo. Amen, amen. Ubwo ibizitambika uzanabihitana. Ubwo umuntu yakwitambika imbere yawe na speed y'umuntu wiruka itera ubwoba n'ibyashaka kwitambika. Hari ibyo wahitana kubera imbaraga uba wirukankana. Donc dukomeze urugendo, twiruke tujya imbere, twibagirwe ibiri inyuma, ahubwo duhanga amaso kwiri imbere. Aya ni amagambo numvise amfasha, nawe yagufasha mu buzima bwawe. Hari ibyo ukunda ukabona hari ikintu kitambitse, ikintu kivuyeho, si wowe wagishatse, ujya kubona ukuntu kiraje. Gishobora kuzanwa na Satani ubwe, cyangwa Satani ashobora no gukoresha abantu mu by'ukuri nyine, ukuntu umuntu cyangwa se abantu bitambitse bati oya mumurwanya ngaho bishoboka, mumuze nyamuneka mushyire hamwe, mwisuganye, narenga ahantu ntabwo uzamwikira, kuko natambuka aha ngaha azaba iki ngiki. Mushaka mumubangamira, mbese mwitambike ye gutambuka aha, kuko natambuka mujye mugira ubwenge, n'abatambuka n'aha ngaha biba birangiye. Abantu bo bitambika gutyo, abantu ibintu byitambika, ntabwo bizabura mu buzima bwacu, ariko tuzatambuka mu izina rya Yesu. Baraferinga. Ubu ngubu urebye ubuzima bwawe, ibyagiye bitambika imbere y'ubuzima bwawe kugeza uyu munsi si byinshi. Reba aho ugeze, reba aho ugeze. Ubuzima bwawe abifuje kukwica,
bakoresheje uburyo buno ntibishoboke. Abo barahari. Abakoze imigambi mibi ikaburizwamo, abo barahari. Uyu munsi urabona uri muzima, uri gushima Imana, hari ibyitambitse watambutse. Turi gutambuka ibyitambitse mu izina rya Yesu. Turi gutambuka, hari imbaraga zidutambutsa, hari ibyo duhita byitambitse, hari ibyibwiriza bikava mu nzira. Kuko dukomeje urugendo, turakomeje, turi kureba imbere, turi kureba ibyo tugomba gufata, ntabwo twitaye kuri inyuma, ahubwo turi kureba urugendo. Ibizitambika ni ibyibwiriza biva mu nzira, kuko ntibizatubasha mu izina rya Yesu. Ntabwo bizatubasha. Ahubwo nubona ibintu byitambika, ni ikimenyetso cy'ugukomera kwawe. Ntabwo warwanywa udakomeye, ntabwo warwanya umunyantege nke. Iyo ibintu bikurwaye n'ukuri umunyembaraga, icyo kintu nubona ibintu byitambika cyangwa se abantu bitambika imbere yawe ngo bakubuze, nyaboneka bakubuze gutwaye gutambuka, nuko bakubonamo imbaraga, hari icyo bakubonamo, hari icyo bagutinyamo, hari baratinya future yawe, baratinya ikintu uzageraho, baratinya uwo uzaba we. Niyo mpamvu bitambika, ariko uzabihitana, bizibwiriza biva mu nzira, hari imbaraga zizabivana mu nzira mu izina rya Yesu. Ibyitambika ntibizabura. Ukaba ushobora kubona umuntu ufite umwanya n'uyu, hakaba barwanya umwanya ufite, baritambika kuko batinya ko uramutse utambutse aho hantu hirya wakora ibitangaza. Bati ngo mutangirire hafi no kabyara mwe ngiye gutambuka ahantu, kuko nahatambuka ntabwo tuzamushobora, afite imbaraga, natambuka mumufatirane. Rero dati nyamuneka mwica abana bose. Satani aravuga ati nyamuneka uwo mwana wavutse ashaka kujya mwica akivuka, kuko yatinyaga ko igihe kimwe azacungura abantu. Hari icyo abantu bagutinyamo, impamvu abantu bakurwanya, hari icyo batinya kiri muri wowe, hari icyo bakubonyemo, hari ikibateye ubwoba, hari ikibabuza gusinzira. Satani yakureba yumva afite ubwoba, akavuga ati uyu muntu w'umunyemana afite muri we habitsemo ibintu, hari ibyo Imana yamubitsemo, ntamugushije uyu munsi, ejo sinzamukira, azaba atanga ubuhamya, azaba yigisha, azaba ari kuri social media ahana Yesu. Nyamuneka abadayimoni nimuhaguruke, uriya mukozi w'Imana mumubangamire, mwitambike mwokabyara mwe, uriya mukozi w'Imana anatambuka kuko ntabwo tuzamukira, azabwiriza, azatanga ubuhamya, azamamaza Yesu. Mushaka mumubuza, mumutera icyasha uyu munsi, mukore uko mushoboye mumubuze. Ibyitambika ntibizabura, aho tuzatambuka mu izina rya Yesu. Ntabwo nita ku byahise, ahubwo ndeba imbere, kuko hari icyo ndi kubona. Ndi kubona igihembo, ndi kubona amakamba, ndi kubona ingororano. Aha niho ndi kureba, ibyahise ni akazi kabyo. Pawulo wari kumwe kumurutsa ibyo Damasiko ibyo yarababariwe, ati ndakomeje, ndakurikira, ndiruka ndagenda, ngiye gufata igihembo, ndi kukibona Yesu yakifatiye, ngiye kugifata, ntabwo ndakigeraho ariko ndakomeje. Ibyitambika bizaza ariko uzabihitana mu izina rya Yesu. Yesu azabivanaho mu izina rya Yesu, azatambuka. Ibyo byitambika uyu munsi ngo bivaho mu izina rya Yesu. Ariko mwene data mushiki wanjye, nubona ikintu kitambitse mu buzima bwawe, nubona ikintu kitambitse mu bugingo bwawe, umenya ko hari impamvu ikomeye ibyo ngibyo byitambika bifite. Baragutinya, baratinya icyo uzaba cyo, baratinya umurimo uzakora, baratinya future yawe, bari gushaka kukwica hakiri kare utarasohoka ngo bakumenye. Bashaka kukwica utaramenyekana muri Amerika yose, bashaka kukwica utaramenyekana i Burayi, bashaka kukwica utaramenyekana muri Afurika yose, bashaka kukwica utaramenyekana kuri social media hirya no hino. Satani ati nyamuneka mushaka kumubuza hakiri kare, ko natambuka azamenyekana kuri umurimo w'Imana, azaba umuntu uhana Yesu. Mumwice, mushaka mumwice, mubangamire, mwitambike. Hari impamvu byitambika bihari. Baragutinya, baratinya, barakureba bagatinya, baragaba muri bakabona hari ikintu kibitsemo, bakavuga ati mutamwishe hakiri kare, mutamubangamiye hakiri kare, nabatambuka nta hantu ntimuzamukira, ateye ubwoba, afite imbaraga, afite impano. Uriya muntu mushaka mumubangamira hakiri kare, abantu bataranamumenya, ataramenyekana, mumwice hakiri kare, mumubuze, mumubangamire, apfe hakiri kare, bibe birangiye. Ariko ntabwo uzapfa mu izina rya Yesu. Uzatambuka mu izina rya Yesu. Uzamuka Yesu mu izina rya Yesu. Uzamuka mu izina rya Yesu. Uzamuka mu izina rya Yesu. Uzakira mu izina rya Yesu. Uzakira mu izina rya Yesu. Uzakira mu izina
Yesu. Yesu Imana. Abemeye gufata umurongo wa Pawulo ati genda kurikira ndagiye. Muhagurukire iby'inyuma ndabyibagiwe muhunge ndikureba imbere ndikureba ibintu bategereje. Yesu yayifatiye dukora Yesu yayifashe. Ndasigarirwa hariya ndikuruka njyayo. Ndakurikiye ndagiye. Abo mwese twese Imana twese tuzahamwe n'umutima. Yesu abantu tubagara imbere yacu maze urugendo n'izina rya Yesu. Mwami Yesu ibitubangamira ibizitabika ntibizabura, ariko mu izina rya Yesu dusanze yuko nta mbaraga dufite, aho baratinya ko tuzabacyo, baratinya fica yacu, baratinya umurimo w'Imana tuzakora, baratinya ubuzima bwacu bwiza, bari gutinya fica yacu. Muri aka kanya ndasabye Mwami ngo bose bahagurutse nabo mu ijambo ryawe bafite ibibangamiye imbere yabo mu buzima bwabo no mu bugingo bwabo. Yitambitse kuvanaho amabariyeri, kuvanaho ibyateza abantu, kuvanaho ibitubangamiye. Mwami Yesu Kristo tanga kwizera abantu bose bakwizera bamenye ko imbere yabo ibyitambitse nta gaciro bifite, nta n'imbaraga bifite, nta n'icyo bizageraho mu izina rya Yesu. Urakoze kandi wacu ko ijambo ari iryawe kandi ugiye kwiherekeza bigakorwa mu bundi bitangaza mu izina rya Yesu. Amen.